iyo mw'ijuru yakumbuye nkumbuye Imana nkumbuye Yesu nkumbuye n'abamarayika bamanjirijeyo iyo mw'ijuru yakumbuye nkumbuye Imana nkumbuye Yesu nkumbuye n'abamarayika bamanjirijeyo yaya iyo abamarayika babanjirijeyo. Haleluya. Amena. Nubukunda Imana Yego. wayikomera amashyi ariko imbega ingoma iryoshe we. Haleluya. Ye mwibutsa gukora subscribe utari wakora subscribe kwicano amena. Iyo mw'ijuru yahakumbuye nkumbuye Imana nkumbuye Yesu nkumbuye n'abamarayika babanjirijeyo. Urakumbuye iyo mw'ijuru yahakumbuye nkumbuye Imana Yesu nkumbuye n'abamarayika babanjirijeyo. Amena. Ushaka kuzajya mw'ijuru ihane gukora ibyaha. Ese wowe uri mw'isi uteganya yuko uzayijyamo? Reka niba uzakumbura kujya mw'ijuru kora subscribe. Icyo ngicyo nacyo bikemeza yuko uri umuntu ugira umutima mwiza kugira ngo uzahurireyo aho uri ntabwo mazi. Ariko icyo nzi cyo ni uko uri mw'isi, ariko ibyo ukora byose ujye wibuka yuko uri mw'isi kandi iyi si uzayivamo. Numara kuyivamo se teganya yuko twimukira mu yihe? Iyo tuvuga twimukiramo hari ijuru rimwe hari n'ikuzimu hamwe. Rero nukora ibyaha uzareka kujya ikuzimu, nukora ibyo Imana ishaka ukaba umukiranutsi nyawe ijuru ntuzaribura. Amena. Wakoze subscribe ariko ubukunda Imana kandi niyo waba uyanga ibyiza wagarukira Imana. Haleluya. Haleluya. Ukunda Imana wakaje ukafusha ariko yemwe Kachongoma. Haleluya. Mbega ingoma Yesu we. Mbega ingoma subscribe iyi channel yacu twitwisire. Mbega ingoma iyo mw'ijuru iyo Amena.